tugasangira nimugoroba. Sinsaba nta nubwo nayobye. Grace, ndashaka amafaranga yawe. Wiki? Amafaranga? Sheri. Bazubwira ni mugabo. Reka mbigutekereze n'ukuri. Fabio. Nanoniwe. Reka mubwire n'ukuri. Mwitama. Meza. Askaragenda. Biragenda. Morning. Morning. Oh. Nagakerewe no boss aranyica. Wallahi usko. Sambiri. Raporo yarambwiye ngo nkore. Ariko urabizi. Hari nanjye banyohereje hano kuri flash. Sinzi nimba arayibonye. Ivuga ubyo twakosora ya raporo batwereje kwa gatatu. Yazibona? Abona rimbize ariko baraza kubimbwira buriya. Komanzi. Uri ukuntu utwize guhurira kwa Rubangura umusore mu modoka yarava uramwibuka. Uramwibuka? Umutipa tubwira ngo tuzatangirane business. Uzi kurya umutipa ari umwisiko. Idanje. Nibyo koko? Reka. Awe ngo hari umuntu umutipa akorera ahubwo kandi ubu ibintu byose ari ibye. Ibintu birakomeye wa? Ariko ndabona za raporo yampaye ntangiye kugenda zigira. Ubu nashaka azazitora ndabona nazirangije. Ibyo Kigali ni ubukanura ntugire ngo ni ibintu byoroheje mugenzi. Ntaribagirwa ngira ngo byamazi mubwiye ko nyine zagasukira. Ngiye kumubwira. Bite se nayo manzi? Nziza. Chef ngo ya dossier nimba mwanije kuyuzuza abakeneye mu biro bye. Sawa. Uze numvisha avuga ko gushaka. Manzi. Ndabimubwiye. Manzi naramukunze. Ariko sarabyemera. Ko nanjye nka boss we ashobora kwanga. Reka turebe. Ngiye ko yabirangije abaje. Okay.
Shafi? Reka nitabe chef ushyiremo ya raporo ndabona nayirangije kirafashe yawe. Uretse angeriza amari kwa gatatu kandi numva agombye kuvuga akazi mu ntera. Izo ni ebyiri ubaretse sawa ariko ibi ubikoze neza. nta kibazo wagize. Sana zimakuru zishyira Shafi azikosore neza. Oui, Mwaramutse. namutse. Sana mazanye. Ya notasiyo nambwiye ngo nayarangije. Utaza kwitiranya harimo ayo Shafi yatunganyije n'ayandi yo ku itariki 15 z'ukwezi gushize. Byose biruzuye. Manzi uretse gato mubwira ushobora kuba mwicaye gato. Manzi uyu munsi nyuma y'akazi ufite izihe gahunda? Uyu munsi uretse kujya mu rugo nkaruhuka ndumva nta zindi gahunda. Nta yindi gahunda ufite? Wanyemerera tukaza gusangira ibya nimugoroba? Ariko nta kibazo. Urakoze. Ari n'akazi nikangira ndakubwira tugende. Okay, nta kibazo noneho. Usubire mu kazi kawe. Zaranyemereye ko dusohokana ibindi bizemera.
amatsiko y'ibintu ushaka kumbwira. Kumanza ugira amatsiko kweri. Nk'ubu wabona utagira amatsiko ninde? Abikubwira. Nkazanga ugiye kuzana iby'akazi hano. Ariko nawe n'akazi manzi. Ito yuko no kwicarana nawe ahangaha binshimishije. Ba. Kuri njyewe mbifata nk'ikintu gikomeye. Sure. Asanga nawe ukomeye. Nibwo wabimenya. Ndabyakiriye cyane.
nkubwire nk'ijyanire yewe kutihuta ariko we gira vuba ariko wa mugabo fata cyangwa mfashe iyo muganga muganga we kiramfashe kiramfashe muganga gira vuba kirandekuye muganga wegera vuba. Okay, biragaragara ko umwana afite ikibazo. Muganga, ikihe kibazo? Umwana afite akabazo. Akahe muganga? Ntabwo ushobora kuba atinze mu rugo. We gutinda nanatinze. Uretse no gutindwa no gukubitwa na ukubiswe. Mbwira gusa niba umwana wanjye ari muzima. Uzamuke hejuru muri maternité bagutabare bagufashe. Wegera vuba wenda apfuye muganga. Aracyahumeka se ubuze ukuntu nakubiswe. Ahubwo tuzamuke hejuru muri maternité bagutabare. Fashikiza hano. Hangane birasa kugenda neza. Gira vuba we. Tugenda muri maternité. Napfuye we. Natuje senga nawe muga senga mwana we Reka twumve mwana reka twumve humeka neza Wazanye nande mama? Sinzi n'uwanzanye ntabwo muzi. Inomero z'umugabo wawe wakukizibu? Ntabwo mbyibuka neza muganga. Ufite telefoni wowe? Ntabwo bizabona bisize muganga ni mu ntabari Ihangane basi ihangane.
umubyeyi umaze amezi 9 yose atwite ariko wihangane sibyo bana bawe nyine nk'uko muganga yari yakubwiye nk'uko umutima twari twawubuze ngani Imana zawe ntugire ikibazo kuba ugize ibyago Imana izagusongesha humura Imana se ko ari ibikora byose ibikora humura izagusongesha kandi izaguha ibyiza gusa ndacyabasabira umugisha ku mwana muga numva ndi gutitira mu nda uri gutitira mu nda mba nazi ko burya rero umubyeyi amaze kubyara icyo kibazo kijya kibaho ku mubyeyi umaze kubyara agatitira mu nda kubera ko mu nda haba hasigaye ari vide kandi wihangane uri nk'abandi babyeyi bose nubwo wagize ibyago reka duhamagaze ibyo kurya hanyuma ugire icyo ufata kijye mu nda urumva gutitira birashira humura sibyo none se muga nabashimiye cyane ariko simaze ahantu ndi sinamenye rwose ukuntu nahageze nari merewe nabi ni hehe ahangaha rero uri uwakuzanye yakuzanye muri hôpital la Croix du Sud aho bita kwa Nyirinkwaye hano twita ku bantu abari bo bose ntugire ikibazo none se umaze kumbwira ngo bagiye kunzanira ibyo kurya ko uwo muntu wanzanye yankuye ku muhanda nta mu rugo iwanjye bari banyirukanye bansohoye hanze ibyo kurya birava he kuko ibyo kurya ntugire ikibazo hano tugaburira abarwayi bacu ababyeyi ababa abana bose hano nta kibazo nta muntu ugemura hano agakoma urumva wabasha kukanywa muga bose nakagerageza wihangane umwe agakoma umva mutuzanira igikoma n'umugati agatugu mukihorere wihangane maze ukinywe ndagerageza muga wihangane kabisa ibyabayeho byose Imana niyibi ibintu shefu yarambwiye cyane ikibazo ariko uko biri kose ngo Alice yarankunda kugira urukundo noneho ntamayobera gusa manzi ko numva uri kwimyoza bimeze gute no it's okay shefu nta kibazo gihari asa nimugoroba afite ikibazo atwite kandi numva usa naho nta kintu bimeze kwikunda wirabura bamushyize muri nimugoroba ufite ikibazo ariko naje kureba ariko mu cyumba cy'ijana madamu yaje nimugoroba
afite ikibazo. waba uzi uko yitwa se bakurangiye ko ari mu cyumba cya kunda cy'ijana na mirongo itatu na rimwe. numva wahageze ngwino mukwereke